Reka nongere ngushimire wakoze subscribe kuri Makida Media Rwanda, nanagushishikariza kujya usangiza ibi biganiro kandi nkwifuriza n'umugisha w'Imana, nanakwizeza ko rwose tugiye gukomeza kujya dukora ibiganiro nk'uko twabyemeje. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bijyanye n'ubwiyemezi cyangwa se agasuzuguro abagabo basuzuguraga abagore kera, cyangwa se gusigana no kumva yuko abagore imirimo bakora yo mu rugo bakoraga yo mu rugo idafite agaciro. N'uyu munsi hari abagabo bakibitekereza batyo, akumva yuko ngo kubera yuko abyuka ajya guhangayika ashaka akazi, niba ari ikiyede, niba ari aho avomera amazi, niba ari uwabumbira amatafari, niba ari uwakatira icyondo, niba ari uwatorera inkwi, niba ari uwagira gute, akumva ko ngo umugore we ngo aba yiriwe mu rugo ngo yicaye ngo ntacyo yakoze. Hariho umugabo rero bitaga Petero Nzukira. Petero Nzukira akajya ajya gutema ishyamba, agahinga, agatera imyaka, akabagara, agasarura, akazana mu rugo. Ariko ubwo umugore nawe akaba yasigaye mu rugo, bari bafite inka yazahiriye, mbese akazikenura, agakora isuku mu rugo n'ibindi bindi, no guteka byose no koza ibyasi. Nuko hashize iminsi rero Petero Nzukira abwira umugore ati umva rero wa mugore we, ntacyo umariye, ndi kubona umpenda ubwenge, ndi gukora jyenyine, urugo ni njyewe urugize, wowe nta kintu umaze. Umugore atese none umugabo mwiza uragira ngo bigende bite? Nuko umugabo ati nta kindi, ibintu ni bibiri urahitamo kimwe. Icya mbere ni ugusubira iwanyu kuko ndagutunze, wundya imitsi, ntacyo umariye. Icya kabiri turagurana imirimo, nawe ujye wirirwa njye nirirwa hano mu rugo, hanyuma nawe ugenda ukora ibyo nakoraga. Umugore ati ibyo nabyo nk'umuhoro, cyakoze wuntyarize, kuko burya hari ibintu buriya ubwuzuzanye, hari ibintu abagore bashoboye n'ibyo abagabo badashoboye. Nuko arabumutyariza. Noneho rero umugore arazinduka kare rwose ajya gutema. Petero Nzukira nawe bwarabyuka, arakubura mu nzu, arakubura mu mbuga, arangije ubwo haba harakeye, akazuba abona saa yine zirageza akiri muri ibyo ngibyo by'amaye nka rero. Nuko yibuka ko hari amata batacunze, aba agiye gucunda amata, jugujugu ntiyanayasoza yose, nyako ntiyayarangiza yose. Abazi ikinyarwanda ahangaha muzambwire, kurangiza gucunda ni uguhumuza, ni uguhisha, ni ukugira gute? Ako kantu muzakambwire. Iyo amata umaze, iyo uri gucunda, kwa kundi biba birangiye amavuta yagiye ukwayo, hasigaye amacunda, babyita gute? Ni ukuyahisha. Ndumva ntabwo mbyibuka neza, muzanyandikiye muri comment mu kinyibutsa icyo kintu. Nuko arayapfubye. Kubera iki? Yari yibutse yuko isaha zo guteka zigeze. Aba arirukanse munsi y'urugo agiye gukura ibijumba, aba arabikuye, araje ntiyanabironga, ashyira mu nkono, akubita ku ziko, akubise ku ziko, inyana ibirabiye. Amaye nka rero, inyana yabiye, ati buriya nyina yayijugunyira imigozi yari avanye mu murima w'ibijumba, ariko abona ntabwo yabihaza. Arebye hejuru y'inzu abona hari hameze ubwatsi. Nuko ayabafashe inyana, anyuza inyuma y'umukingo, ayishyiraho ikintu, irambuka ijya kurisha hejuru y'inzu. Ariko afata umugozi cyangwa se ikiziriko, azirika inyana mu ijosi, atobora igisenge, anyuza cya kiziriko, wumva ubwenge yewe, cya kiziriko mu gisenge, kubera ko yari atetse nyine kugira ngo acanire inkono, anakontorora ibyo hejuru. Nuko yicaye acaniriye, inyana irishije bwa bwatsi. Urabona nawe inzu ya nyakatsi, ubwatsi bumeraho ko bungana, iraburishije. Inyana burya ntabwo irisha ubwatsi bwinshi, ibirahaze, ikeneye gutaha, ikeneye kururuka, ibiranyereye, iraguye. Iguye, Petero Nzukira ibirenge bitunga mu gisenge hejuru, ubwo nawe asigara anagana. Nuko uwo mugore rero atashye, arasuhuza buri umuntu umwikiriza,
arasuhuza umugabo yikiriza mu kirere. Umugabo yanjye yagiye mu ijurura, arashakisha umugabo aramubura. Umugabo ngo rega ndi hano, urumva yari ibyuya byari byabize n'ibimyira byose byamanutse. Nuko amaye abona inyana iranagana, umugabo nawe ari mu gisenge. Nuko umugore aragiye akasa umugozi ngo ya nyana igere hasi. Akasa umugozi, oya ahubwo yabonye inyana inagana atarinjira mu nzu ngo arebe ibyabaye, ahese inyana inagana nk'uko abyaramwe abakasa umugozi. Uwo mugabo aramanuka ashinga umutwe mu nkono. Nuko amahirwe nuko byari byabaye kare, byahoze n'umuriro wazimye, ubundi kaba karabaye. Nuko ubwo umugabo ati sha, ati yewe ubwo nta na kimwe yakoze mu byo yakoze byose, nta na kimwe yakoze. Umugore yari yatemye yanahinze, ariko byarangiye umugabo we nta na kimwe yakoze mu byo yari yagombaga gukora uwo munsi. Nuko ubwo ati rwose ndemeye, uzajya ukora ibyawe nanjye nkora ibyo nshoboye. Bivuze ngo rero isomo twakuramo, abagore n'abagabo buriya tugomba kuzuzanya, ntabwo turinganira, kuko hari ibyo bamwe bashoboye n'ibyo abandi bashoboye. Bivuga ngo rero ukora bimwe n'undi agakora ibindi, sibyo? Niba hari uwabonye akazi akaba ari we ujya gukora, noneho ubwo ndi kuvuga muri iki gihe cyacu cy'amajyambere, ufite akazi akaba ari we ujya gukora, utagafite agasigara yita ku bituma wa wundi wagiye ku kazi ari buze agasanga hari igihari. Noneho ibyo adashoboye mukagenda mwunganirana. Bivuze ngo ntabwo bivuze ngo niba wowe ufite akazi nta kindi kintu uzakora, oya, kuko ntabwo umugore wawe azurira ngo ajye gusimbuza amatara yahiye. Yego nibyo yabishobora, ariko ntabwo bikwiye yuko yabikora uhari, ngo nuko ngo ufite akazi ngo ukorere amafaranga ngo wowe ngo abari mu rugo. Burya imirimo yo mu rugo iba ifite agaciro ndetse udashobora no kubara. Nubwo dukoresha abakozi bo mu rugo, ntawe nkoresha abakozi bo mu rugo, tukabahemba amafaranga y'urusenda. Baba bavunitse, inshuti yanjye, baba bavunitse, uzamusezerere icyumweru kimwe ukikorere, uzambwira. Kora subscribe.